Uko nageze muri Nyungwe, muraho neza, nitwa Solange. Ngarutse kubabwira inkuru y'ukuntu nageze muri Nyungwe. Hari mu rukerera mu kabwibwi, hagati ya 12 na 11, kubera ko mu busanzwe umuntu ugana muri Nyungwe cyangwa izi nce arazinduka cyane. Nasanze nyamubwo amatike yashize hari abantu benshi, ariko byari byahuriranye nuko nagiye mu minsi mikuru. Nuko aha nari ninjiye muri bisi igiye guhaguruka. Nari mfite ubwoba, mfite n'ibitotsi bivanze kubera ko nari nazindutse cyane. Haciye akanya gatoya turahaguruka. Nagiye nitekereza ubwiza nyaburanga bw'u Rwanda, ya misozi 1000, ubwiza bwose. Ngenda ndeba ibikorwa remezo bitandukanye. Ibyo byose byatumye nkomeza kugira amatsiko, kubera yuko nari mfite amatsiko yo kureba Nyungwe. Bwari ubwa mbere ngiye kureba ishyamba rizwiho kugira imvura nyinshi, kandi koko hari imvura nyinshi. Twaciye umuhanda wa Kibuye, mbona ahantu hari urutare rwa Ndaba, gusa umushoferi yanga ko mvamo ngo njye kurureba, ariko hari hafi ahangaha. Dukomeza urugendo, ntirwari rworoshye ko twagendaga duhagarara buri hantu hose, ariko ubundi iyo utitwaye uratuza. Aha ni ku Kibuye, twaciye kwa y'amazi, ugenda uyabona neza cyane. Nagiye nyabona nkumva navamo nkagenda kurira y'ubuzima, ariko kuba ko atari cyo cyari kinjyanye, naratuje. Mu busanzwe Nyungwe ni ishyamba rizwiho kugira primates cyangwa za nyamaswa zimeze nk'abantu, inyoni nyinshi, Canopy walkway, guhikinga, waterfalls ndetse n'ibindi byiza bitandukanye. Nari excited kubibona byose. Ducana kuri daho uri mu ijoro niko bahita. Kera hakunda kuba ama-accident menshi kubera ko ni ikorosi, ariko bararikoze neza, ubu hameze neza, nta kibazo gikunze kuhaba, ndetse ko nanigerutse kuhaba amakuru numvisha. Sinigeze ndamirwa na gatoya. Urugendo ntirwigeze rundambira, nubwo bwose narindi njyenyine. Nabonye icyayi, mbona gisa neza cyane. Numva nava mu modoka nkagenda nkakoraho, nkumva ukuntu tubabi twatwo tumera. Byatumye numva nshatse kuzajyayo, nkagisura nacyo, nkanasobanukirwa byinshi bijyanye n'uburinzi bw'icyayi. Twafashe inzira twerekeza Gisakura, kuko niho nagomba guhagurukira nerekeza ku Winka. Nsanga hasa neza, hari abantu beza cyane kandi buje urugwiro. Baranyakiriye, bampa ikaze. Ndeba mo imbere mbona iyi coffee shop yabo, mbona nayo iri kuri standard, iri national. Nkora kaoda kugira ngo nze kugenda mu nda harimo ikintu. Narebye aka gashopu gahari, amakoti, ibitabo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye by'ubwiza. Nuko mfata akaji mba ndi kukanywa mu gihe ndi kugenda ntembera. Muri kuhabona ibintu byose biba bihari, aba ari ku biciro byiza. Ikindi cyiza gihari ni uko buri munyarwanda aba afite promotion cyangwa yemerewe discount. Urumva ko ari another great opportunity for us. Ngo uko mo imbere hameze, urabona ko buri kintu cyose kiri hano gikozwe mu buryo buri natural. Nta kintu kirimo wavuga ngo ni ntabwo ibintu byose bihari byose nyine ni ibintu byiza, biri artistic kandi byakozwe n'iwacu. Nuko mfata inkoni ntangira guhikinga. Twanyuze ku Gishigishigi trail, tugenda duhura n'abazungu, kuko usanga umubare w'abazungu nabo aba ari mwinshi cyane kurusha twe nk'abanyarwanda. Ntibyanciye intege, nari mfite umugide mwiza, umwana mwiza, agenda anembereza. Narebye muri kamera mbona ndi gusa neza, mpita mbona ko ntawe bitabira, ntangiye guhikinga byambera nk'abandi bazungu bose. Twaragiye mu rugendo, navuga ko rutaba rworoshye, ariko nanone rugufasha kwikonekitinga na soul yawe, ukimenya, ukumva icyo umutima wawe ushaka, icyo roho yawe ikubwira, ukumva ijwi ryawe muri make. Impamvu iyi bayita Igishigishigi trail, cyitiriwe igiti cyitwa mu cyongereza bacyita tree fern,
aba ari igiti nyine, ubwo ni nka fern nka twa tuntu tujya tuzi iruhande rw'ahantu urubobi ruba ruri, urumva no tree fern, ubwo kiba ari kinini kubirusha. Ahantu icyo giti kiba kiri kindiketinga ko hari amazi, rero nicyo bahitiriye icyo gishigishigi trail, iyo nzira nyine ucamo ugana kuri Canopy walkway. Dore hano yarimo kukinyereka, ni iki neza uri kubona kibanza, nimba muri kukibona. Urugendo rwose nakomeje kumva inyoni, ndazumva zimwe nkagenda nzibona, ariko kubera ko nta binocular sinazibashije kuzibona neza. Byahise bituma numva ko ubutaha kiri mu bikoresho uba utagomba gusiga. Nari nishimye kuko bibona ku maso. Iyi nkoni nabanje kuvuga ati abantu bayigendana saba ari akiryo, ariko irafasha cyane. Kugenda uyifashisha kumenya ahanyerera ikakuramira, urumva ko byanyoroheye cyane. Twarakomeje dukomeje ku gishigishigi trail nk'ibisanzwe. Murabona ukuntu hasa neza, it's a green forest nk'ibisanzwe, ibintu byose biri green, which means ko aba ari ikintu kiguhuza, kitanga ubuzima, kiguhuza n'ubuzima bwawe muri rusange. Hano ntangiye kunanirwa kuko uru rugendo rusaba gutega amatwi cyane ndetse no gukomeza. Dore ya tree fern aba ari igiti kandi ngo kimaze imyaka myinshi cyane, myinshi cyabayeho ngo kuva ibwami. Ikindi kintu bambwiye kuri iki gishigishigi ni uko nubwo gikura kitajya kireshya nk'ibindi biti byose, ariko kiba gisa neza nacyo. Murabona iri shyamba, murabona atari ryiza, mwumva mutarisura ngo dusubiraneyo. Hasaga neza, nari mfite amatsiko, nagendaga mubaza cyane, kuba nari ndumwe ntibyambuje kwinjoyinga. Bari kumbona nuko nagendaga manuka nitonze. Umunsi wa mbere hasaga neza, muri kwibona nta byondo byari bihari, kandi nahageze mu masaha ya nimugoroba saa 9 saa 10. Mu busanzwe muri Nyungwe haba hategetswe ko imvura igwa buri nyuma ya saa 6. Ni ukuvuga ko imvura ihora itegerejwe, ariko akenshi igwa nyuma ya saa 6, nubwo ishobora no kugwa mu masaha ya mu gitondo. Nuko nkomeza kwitegereza ubwiza bw'iri shyamba ryiza. Ibiti byaho biri breathtaking, urakireba ukibaza uburyo gikozemo bikagucanga. Nagendaga mfata amapose, nkafata amavideo for memories. Mu kanya gato mbona Canopy walkway, twenda kwisatira. Murabona ko ntangiye kwisekera. Turakomeza. Nari ngifite amatsiko kuko nari nsanzwe nyibona abandi bana bayifotorejeho bayisuye, nkavuga ngo ninde uzangiza aha hantu, ariko naje kuhagera. Aya ni amabwiriza uba ugomba kumenya. Canopy walkway yubatswe muri 2010, ni ukuvuga ngo imaze imyaka 13 isaga 14. Ntabwo uba ugomba kugendaho ngo yirukankeho, ngo swinginge, ngo usweyinge, ugomba kwitwararika kugira ngo itangirika. Ahangaha ho ni akantu habonye gato nk'akizungurutse, nkazamuka ndagaterera. Byari byiza cyane, nari nishimiye iyi experience ko bwari ubwa mbere nyigezeho. Nabashe kuba nahagarara mbona ibyiza byose byo muri Nyungwe, mbona amashyamba, ubunini bwayo, uburebure bwayo. Morning from Uwinka, nyangira kora. Umunsi ndi kuvuga nasaraye. This is like a goodbye. Ngo hano hancumbikiye umugoroba ijoro ryose. Gusa kimeze neza, ariko ndakonje wagira ngo ndi USA. So it's time to go on the waterfall. I will be showing you pictures and videos. Hari ku munsi wa kabiri, nari ntangiye umunsi wa kabiri. Nkimara kuva kuri Canopy walkway, nagiye gustayinga ku Uwinka muri guest house, Uwinka guest house. Sinabashe gufata amafoto yaho kubera umunaniro nari mfite. Gusa hari heza, cyari icyumba cyiza, amafunguro meza, amazi meza, buri kimwe cyose cyaho ndakigukumbuje.
ndabyuka rero mfatira video nk'umuntu wari witeguye gukora urugendo rwa nyuma ubundi nkasubira iwacu. Mu kugenda, mbere yo kugenda nabanje kujya kuri Uwinka Cafe Resto, nimba ariko nabyita. Urabona ukuntu hameze, ni hanini, ufite groupe y'abantu bawe mwahaza. Ikindi cyiza abantu banasohokera, ushobora kuza uje kuhasohokera gusa dushaka kujya muri Nyungwe ariko waba uhombye. Iri ni ryo funguro rya mu gitondo banteguriye, nabanje kugiramo akantu k'akiryo mvuga ngo ibintu ndabimara. Wait, minota mike nayo mbimaze. Nuko twinjiriye muri One and Only, dufata Kamiranzovu Trail, ubundi njya kureba Kamiranzovu waterfall. Aha nari excited, nashaka kureba amazi. Urabizi namwe umwana uvuka ahantu hataba amazi na makeya, tuba tuzayo mwibasi nayo muri robine yonyine. Uwo munsi ho hasaga nk'aho imvura yaguye, kuko n'ubundi imvura yaratwemeje iranyagira. Mvuga ngo ahangaha niyo narira noma ntiyanyumva. Ugenda habona inzira zose ubona ko hari source y'amazi, aho amazi ashaka kubava. Biri plant irimo hano yose bisa neza, wayireba ukumva wayitegura. Byari byiza, naho sinabashe kubona ibintu byinshi birenze, ariko nashimishijwe nuko nari ngiye kureba amazi. Ikindi kintu cya mbere nigiye muri urugendo nuko icyo ushaka cyose wakigeraho, waba uri umwe mwaba muri benshi, kandi ko ntacyo wagera utavunitse pe. Ugomba guswetinga ukagera ahantu ushaka kugera n'ubwiza ushaka kubona. Nintangiye kubona amazi ndavuga ngo se twaba tugiye kuhagera, ariko umugide arambwira ati wait, ibyiza biri imbere. Nari ngikonje kuko nashatse kwambara irindi koti, ariko barambwiye bati nugera imbere ko yaguhayikinga uraza kurikuramo. Kamiranzovu ihayikingwa amasaha 3, ubwo barimo areretour, ariko nkanjye wagendaga mfata amafoto n'amavideo byatwaye amasaha 3 n'igice, mu gihe Canopy Walkway aba ari isaha n'igice. Urumva ko ugomba kuba witeguye, wanariye, umerewe neza sana. Turakomeza urugendo, muri kumbona rwose. Telefone yarahabaye, inkoni irahaba, umugide arahaba, ubundi Nyungwe imbere iwacu ha kabiri. Kurangara naranyereye, ariko nta kintu nabaye. Nakomeje urugendo, urabona ukuntu inzira imeze nk'izitanyemo ukuntu, ariko icyiza ni uko utari wenyine, uri wenyine ushaka kugira ubwoba. Turakomeza, ubu bwiza bw'ishyamba bwo narabukunze, tuvugana natangiye no kubukumbura. Igiti cyose kiba gifite histoire, navuga amateka cyangwa se icyiza cyacyo. Nakunze ko buri giti cyose nakisanishagamo n'amateka yanjye. Nyine urakisanisha ukumva ubuzima bwawe, ugahumeka cyane, ukumva ugafindinga your inner voice, of which nakunze. Ntibyatinze twabonye aya mazi asa nka shokora, ndavuga ngo se nsomeho numve. Nari mfite amatsiko yo kumenya isoko yayo. Bambwira ko aturuka muri Kinzobe, aturuka muri Kinzobe, ndetse akaba ari nayo ahereza ho Kamiranzovu, na Kamiranzovu nayo ibisa gutya. Nahise mvuga ngo reka tubanze tujye kureba Kinzobe, ubundi abandi bayihayikinga iminsi 3. Nicyo kintu cya mbere numva nshaka kuzakora. Ni experience nziza cyane ndabakumbuje. Narahageze mbona ukuntu amazi yahamanuka. Aka ni agace kayo gasa nk'akabara akanyuma, ariko rwose haba hakeye, muri kwibona mwese. Nabashe nubwo kwitegereza ishyamba neza, mbasha kumva buri kiremwa cyose kirimo, ndetse mbasha no kumva urusaku rw'amazi. Nafashe akavideo nka souvenir nzakomeza kujya ndeba. Nari nishimye pe, nubwo nari naniwe, naravuze ngo it was worth it. Byari bikwiye cyane kuko nahagiriye ubuzima bwiza. Nuko mfata kuri y'amazi nkaraba mu maso maze nsomaho. Narayanyweye. Hari abantu bajya bavuga ngo iyo unyweye amazi ushaka kuba warwara mu nda, ariko ayo mazi ahubwo yanyujije grippe. Ni ukuvuga ko ari matagatifu. Aya mazi ni meza cyane, ndayabakumbuje.
nakomeje kwitegereza iyi pariti muri kubona ahangaha niho bakampinga iyo bageze ku ka step cyangwa aga stage ka nyuma. Aka gatebe nako ushaka kuza ukakicaraho uri kureba ubuzima bw'ahangaha, uri kuryoshya, uri kurya la vie. Nicara nk'abamisi ngira akaguru ku kandi nkamwenyemare, ubundi nsekamo nkomeza kwifuza gukomeza kuryoherwa. Muri kwibona aha narindi hari mu gikoni cyangwa muri refectoire niho batekera, ariko hirya haba hari n'akameza mwicara mukariraho musangira. Dukomeza urugendo noneho tujya kureba Kamiranzovu. Twaragiye aho haramanukaga cyane, none mfite ubwoba ko ndi bunanyerere, ariko ntacyo nabaye da, nubwo nifite telefone ntacyo nabaye. Imana yanjye irandebereye. Ikintu cyose ugenda ubona cyiganje it's a green and water, ni life. Ushaka kubaho neza, ushaka kongera kumva ijwi ryawe, kumva gutekereza neza no kugira fresh mind, this is a place ugomba kuba urimo rwose. Narabikunze, hatumye ndi freshinga, hatumye menya byinshi cyane nko kwirishyamba riba mu Rwanda. Njye nahoraga ntinya mvuga ngo basanga ari rimwe ryaberamo wrong turn ya filime ngira murayizi. Nakomeje kugenda ndi guslayinga, mfata udushusho, amafoto ya hato na hatoya, nkomeza aho nciye hose numvaga ntahava, ariko wa mwanzi w'ibihe atubwiriza kwihuta. Aha telefone yari imaze kunyagirwa, hari ndabona yarizanye agashusho katari keza, bushye buramfata ntangira kwikura, nkomeza kugenda. Nabashije kumenya ko ndi umuntu ukomeye, gufata initiative kandi nkayisitikingaho byanyeretse yuko ikintu cyose washatse wagikora. Aha twari tuhageze, dutangira kwibona tutarayigeraho neza, ariko nkumva ahantu hose nahagarara. Muri kubona ubwiza bwaho, muri kubona sound, muri kubona buri kimwe cyose, ivuze itavuze, ndabona ko buri kintu cyose mwacyumva. Nararyohewe, nkomeza urugendo rwanjye njya kuzamuka ngo ngere no kw'iyo Kamiranzovu. Nabashije kubona amazi afite imbaraga. Najyaga mvuga ngo sindabona amazi, ariko none narayabonye. Aba afite imbaraga, umuvumba aremereye, nawe urabibona uramutse ugiyemo aho yakugeza ho ni ku rupfu ubabaye. Turaterera pe, icyo kintu cya mbere cyangoraga kuzamuka, naho kumanuka byo biba biryoshye. Dore ngiyi Kamiranzovu, ubwo ukuntu imanuka, ngubu ubwiza bwayo, iramanuka none iruhande rwaho hose hameze nk'aho imvura iri kugwa kubera imbaraga amanukana kandi ari menshi. Si ukubabeshya, narishimye rwose, numva nasara kandi nanasakuje koko. Nashatse kwikuramo ibintu byose ngo njye mu mazi angweho, ariko ntibyankundiye. Nkuramo ikote gusa, ntangira kwishimira Kamiranzovu. Muri kwibona ubwiza bwaho, muri kwibona byose. Nari nishimye cyane, kandi ndumva wahagera wese yakishima. Nuko noherezaho utubizo twanjye nk'umuntu wari wahakunze, ndakomeza ndinjoyinga. Aya mazi yari meza cyane, ariko ubutaha ninsubirayo nzegera ku ruhande rwo hirya mbashe kuyafiringa neza nk'abandi bantu bose barya life. Siko bajya babigenzara abandi bageze kuri waterfall. Mumbwire, nifatiye amavideo njyewe, nicyo cyari kindaje nshinga. Ndavuga ngo reka amasatire, urabona ya mazi yacu ukuntu asa, ya mazi atanga ubuzima, ya mazi yongera imbaraga. Sinahwemye guseka kubera ko ibyishimo byari byasaza umutima wanjye. Narasetse ntitaye kuri byinshi, amazi nayo akomeza kungoho. Ahangaha narayegereye, ya mazi ibyo nifuzaga bimbaho, ndanyagirwa pe, numva ngiye no kubura umwuka, ariko nari nabikunze. Narasetse menya uburyo ngewe nseka mu byanyabyo. Ubundi ndakomeza ndanyagirwa, mfata umuhanda dusubira Gisakura.
aha twari turi hagana muri one and only, yego ubundi ngerayo nsanga bankoreye agakawa gashyushye, bampa ibyo kurya, ndavuga ngo Yesu ugira neza. Narabapepeye mbereka uburyo ibiryo biryoha, aha nari maze no guhindura imyenda. Aya ni amafoto amwe nagiye mfata, ubona ko hasa neza. Bifurije kuzagira ibihe nk'ibi Mana yanjye. Inkuru yanjye rero yari iyi ngiyi, nagize ibihe byiza, narishimye, nabashe kumenya njyewe, nabashe kumva ijwi ryanjye, nabashe guseka cyane kandi nabashije kubaho nk'abakire.